hariho ikintu Imana ikora kuri buri kibazo cy'umuntu uko cyaba kimeze kose. Urisanze mu kiganiro Nkoraho Mwami cy'inyigisho z'ijambo ry'Imana zateguwe na Charles Stanley. Hari igihe twumva inkuru z'umuntu uvuga ko Imana yamubwiye gukora ikintu kibi. Bene abo bantu bavuga ko Imana yavuze bakumva cyangwa yabiyeretse mu ndoto cyangwa hariho ukundi kwerekwa kwababayeho. Abakristo bazi ko Imana idashobora kubabwira cyangwa ngo ibiyereke mu binyuranye n'ijambo ryayo. Ariko birashoboka ko Imana ishobora kubabwira biciye mu ndoto, mu kwerekwa cyangwa mu zindi nzira zitangaje. Uyu munsi Dr. Stanley aravuga uburyo Imana ivugana n'abantu biciye mu kiganiro Imana ivuga. Abantu benshi bakunda kuvuga cyane kuruta kumva, ariko kwiga kumva ni ingirakamaro mu buzima bw'umukristo. Tekereza kuri ibyo. Ibyemezo ufata mu buzima bwawe, ingorane ucamo, ibyemezo byose ufata ku bana bawe, mu kazi kawe, ku mutungo wawe no ku bindi. Niba utazi kumva Imana, uzafata icyemezo kibi, ariko numenya kumva Imana uzaba umunyabwenge. Ibyemezo byawe bizaba iby'ubwenge n'ubuzima bwawe buzaba ubw'umunezero. Icyo nicyo nshaka kuvugana nawe muri ubu butumwa Imana ivuga. Nifuza ko ureba mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Ngo kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi ndetse no mu buryo bwinshi. Ku murongo wa 2, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriweho kuba umuragwa wa byose, niwe yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane iyo mu ijuru, amaze kunesha abamarayika icyubahiro nk'uko izina yarazwe riruta yabo. Icyo nshaka kukubwira muri ubu butumwa ni ukuntu Imana yavuganaga na basogokuruza nuko ivugana natwe ubu ngubu. Ikibazo ni iki: muri iki gihe Imana ivugana natwe gute? Mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, ndetse no mu byo ducamo byose. Buri muntu afite uko atahura cyangwa se asobanukirwa ibintu bitandukanye n'uko abandi babyumva. Turakora kuko bidushimisha, ariko tugomba kumenya neza ko niba ibyo twumvise ari Imana yabivuze kandi ko twayumvise neza. Niyo mpamvu ari iby'ingirakamaro kwiga kumva Imana. Tekereza ku byemezo byo mu buzima bikomeye kandi by'ingenzi mu buzima ushaka gucamo. Buri gihe dushaka guca mu buzima neza kandi twizera ibyo dukora, kandi wifuza gufata icyemezo cyiza. Ushobora no kubikora cyangwa ntubikore. Wumva ibitekerezo bitandukanye by'abantu batanze
icyo batekereza kuri ibyo bintu byose. Ariko ni gute wamenya ko Imana ivuze? Icyo kibazo ni Imana ikomeza ivuga, ishaka ko bayimenya kandi ishaka kuduhishurira ugushaka kwayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ishaka kandi kutwereka icyo dukwiriye gukora kuko ari Imana idukunda bitangaje rwose. Ni gute yavugaga mu isezerano rya kera? Dushobora gutangirira mu busitani bwa Edeni hamwe na Adamu na Eva. Imana yavuganye nabo mu buryo bwumvikana. Reka rero twige ku bya Aburahamu. Hano Aburahamu yabanaga n'abapagani kandi Imana yamwiyeretse mu buryo butangaje. Kandi Aburahamu yumvise ko Imana ariyo yavuze imubwira kandi imwereka aho agomba kujya. Uyu munsi njyewe nawe dukeneye uko guhishurirwa kubera ko dufite ijambo ry'Imana yahishuriye abanditsi. Dukurikije ibyanditswe, ukwerekwa kwaje buhoro buhoro. Imana yatangiye kwiyerekana, hanyuma iza kwiyerekanira muri Yesu Kristo, ari nawe guhishurirwa kose kw'Imana mu bantu. Icyo twashaka kumenya cyose ku Mana, Yesu aduha igisubizo kuri byo. Muri iki gihe Imana yiyerekaniye muri Bibiliya kandi yaravugaga bakumva. Imana yavuganye na Mose. Ibuka igihuru cyakagamwe umuriro mu gitabo cyo mu Kuva bice 3:5. Iramubwira ati, wikwegera hano kandi kwetura inkweto zo mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera. Aho Imana yamubwiye n'ijwi ryumvikana. Yaravuze ati, Mose, Mose, kwetura inkweto zawe. Mose yumvise ijwi ry'Imana imubwira. Yesaya yaganiriye n'Imana, nawe tubisanga mu gitabo nyine cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 6:8, ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde watugendera? Muri icyo gihe Imana yavuganaga nawe mu buryo burongoroye, bushongoye. Iyo abantu bavuze ko bumvise ijwi ry'Imana, mbabwiza ukuri, simbita mbyemera, ahubwo mbirebana ubushishozi. Ubu numva neza ntushobora gufata Imana ngo uyifungiranye. Ibyo ndabitahura, mbyumva neza. Ntabwo ushobora gufata Imana ngo uyifungirane. Ntabwo navuga ko Imana itavugisha abantu mu buryo bugaragara muri iki gihe, ariko icyo nzi ni uko Imana yavuganaga n'abantu mu buryo bwumvikana mu isezerano rya kera. Kandi Imana yavugiraga mu ndoto. Turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 umurongo wa 5 kugeza ku murongo w'8, haravuga ngo Yozefu ngarota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga mu mirima imiba, ngo muba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutegeka? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yozefu yabwiye bene se ati, nimureke mbabwire ibyo narose. Nabo bati, ibyo ni ibiki? Arababwira ati, izi ni inzozi narose. Narindi mu murima mbona imiba 11, umuba wanjye wari uhagaze kandi iyanyu miba yari wukikije igenda yunamira. Bibiliya ivuga ko bamwanze
kubera ko yababwiye ubutumwa ko umunsi umwe bazamwunamira, bazamupfukamira. Baramwanze ku buryo bashatse no kumwica. Ariko uzi icyo yavugaga? Yatanze indota Imana yamuhaye, kandi byari ubuhanuzi bw'ibyagombaga kuba, kandi byarabaye, kuko bose bamwunamiye igihe bamusangaga muri Egiputa. None iyerekwa ni iki? Iyo wumva iyerekwa wumva iki? Urugero ushobora gufata ni ibyabaye kuri Koruneliyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho c'10, aho yabonye marayika w'umwami Imana amubwira, kandi Imana yiyeretse Petero ko agomba kujya kwa Koruneliyo kwigisha ubutumwa bwiza umunyamahanga utaruzi Imana. Imana yavuganaga n'abantu mu iyerekwa, ari mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Bibiliya ivuga ko Imana yavugiye mu bahanuzi bose mu kubwira abantu b'icyo gihe, kandi Imana yavugiye no mu mategeko 10 yayo yahaye Mose n'andi mategeko yakurikiye ayo. Uburyo bwa mbere ni uko ivugira mu byo ducamo mu buzima bwa buri munsi. Ni gute Imana ivugira mu byo ducamo rero? Imana izi ibyo dukeneye n'ibitugoye, ibitubabaza. Kubera ibyo ducamo, ukwiriye kumenya iby'Imana yavuze kugira ngo utanyurana n'ubushake bwayo, cyangwa ngo ukore icyo Imana idashaka. Igihe cyose Imana yita ku byo ducamo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ikora uburyo bwose kugira ngo idukingire. Ibyo ntibivuga ko yemera ko byose tubicamo, kandi ntibivuga ko ibyo ducamo byose ari ibidushimisha, ko byose tubyemera cyangwa se tubyumva. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice c'8 umurongo wa 28, haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Niba dushaka gukora ugushaka kw'Imana, izadukorera ibyiza. Imana izi ibyo ducamo byose, ariko ntabwo ari ituma tubicamwo. Umva neza rero nshuti yanjye, niba Imana itazi ibyo ducamo byose, si Imana ishobora byose, kandi si Imana ikora ugushaka kwayo mu isi. Ariko Imana ishimwe, kuko Imana izi ibyo ducamo byose. Ubundi buryo Imana ivuganiramo natwe ni Umwuka Wera uba muri twebwe, kandi utuyobora mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya 16 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Yesu avuga ko Umwuka Wera azatuyobora mu kuri kose. Umve rero, Imana ntishaka kandi ntikora ku gushaka kwanjye, ituma ibyo nshaka bimbaho. Ariko Umwuka Wera ntavuga ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Bibiliya, ijambo ry'Imana, ntabwo ivuga na rimwe ibinyuranye n'Umwuka Wera. Igihe nshaka kumenya ko iby'Umwuka Wera yambwiye ari iby'ukuri, bigomba kuba bitanyuranye n'ijambo ry'Imana. Imana ntishaka ko duhera mu rungabangabo, ntishaka ko dufata ibyemezo bibi, ishaka ko itubwira ibyemezo mu ijambo ryayo twakagombye gufata. Imana irumva kandi iravuga neza. Waba uzi uburyo Imana ivugamo? Nyumviriza, ndagukunda, ndakwitwararika,
ndashaka kukuyobora, ndashaka kugukomeza, ndashaka kunyizera, ndashaka kukwereka inzira, ndagushakira ibyiza, nyumva neza. Iryo ni ijwi ry'Imana riciye mu Mwuka Wera. Kubera iki? Kubera ko izi ko nituyumvira tuzayikunda kandi tukayikorera, kandi nituyikorera tuzasa nayo muri kamere yayo, biciye mu Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Uburyo bukomeye Imana ivuganiramo natwe ni mu ijambo ryayo. Bibiliya niyo Imana yerekaniyemo. Nta kibazo na kimwe nagize nk'umwizera ngo mbure gusanga igisubizo mu iryo jambo ryayo. Ikibazo cyose kijyanye n'ubuzima Imana yarakivuze mu ijambo ryayo, ntacyo yasigaje. Mu bibazo byose bijyanye n'ubuzima bwacu Imana yarabivuze mu ijambo ryayo. Bibiliya ni igitabo cyigisha abana bayo kikabatahuza. Bibiliya ni igitabo cy'amategeko y'Imana ku bwoko bwayo. Dukwiriye kuyikunda, dukwiriye kuyisoma no kuyizera, dukwiye kubaho tuyoborwa nayo mu buzima bwacu. Icy'ingenzi nicyo uyikoresha, kuko ari bimwe mu buryo bukomeye Imana ivuganiramo natwe. Nta kibazo na kimwe ushobora kubona Imana itavuze mu ijambo ryayo, ntikibaho. Iki ni igitabo cy'amategeko yayo. Uko niko Imana ishaka ko tubaho tuyobowe n'ijambo ryayo, ari ryo Bibiliya yera. Reka nkubwire nshuti yanjye ibi ngibi, ntabwo Imana ivugira muri rusange, ishaka gukora ugushaka kwayo mu nzira yayo, kandi tugira inama mu byo tutazi. Niba Imana ikubwiye ikintu ibinyujije mu ijambo ryayo, uyumve kandi uyubahe. Iki gitabo ni ingirakamaro, waba ukizi cyangwa utakizi. Ntacyo wagira nk'ingirakamaro nka Bibiliya. Irahebuje. Nta butunzi bw'ingirakamaro nka Bibiliya ntaho wabukura, kuko muri ibyo byose nta na kimwe cyakujyana mu ijuru, cyatuma uba umukiranutsi, cyaguha ubwenge buva ku Mana kandi bukuyobora muri ubu buzima. Ntabyo. Iki ni igitabo cy'inyigisho z'Imana. Nimba ushaka rero kumva Imana, ugomba gufata umwanya ukagisoma, ukagitekerezaho. Ntushobora kumva Imana urimo wumviriza radiyo cyangwa ureba televiziyo cyangwa usoma ibinyamakuru. Ibi ni byo mukunda gukora. Ariko niba ushaka kumva Imana, fata Bibiliya yawe uyisome, wumve ibyo ikubwira. Kandi Imana yavuze ushobora kunesha ibigeragezo. Igituma abantu bagira kwizera guke cyangwa intege nke ni uko batazi aho bari. Ariko iyi Imana yavuze umenya aho iri. Nshuti yanjye, Imana ishaka kuvugana nawe, nawe ubishaka. Bifata igihe kandi bishaka umutima umenetse, ujanjaguritse, wemera kandi wemera kwakira Imana kandi wejejwe. Hanyuma Imana iravuga mu gihe ibona ko umutima wawe wejejwe, irakuvugisha. Mu kurangiza ubu butumwa bwiza, icya mbere ni uko Imana ishaka ko buri wese yiyeza ibyaha bye, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu buzima bwe bwa buri munsi. Icyo ni cyo kintu cya mbere Imana ivuga. Ikindi gikurikira ni imigisha n'ubuntu n'urukundo n'imbabazi byayo, kugira ngo umuntu abeho mu kuyumvira. Reka nkubaze rero, nta Imana yakubwiye muri ubu butumwa? Birashoboka ko nta mwanya ufite wo kumva ijambo ry'Imana, cyangwa ntiwigishijwe ko Imana igukunda cyangwa ikwitayeho
mu buryo bwose bw'ubuzima bwawe, kandi ishaka ko yizera nk'umwami n'umukiza wawe kandi ukabatizwa. Niba utarabatizwa ugatangira ibikorwa byayo, nta kimana yakubwiye na kimwe muri ubu butumwa. Birashoboka ko yakubwiye ibintu byinshi cyane mu mutima wawe ukaba ubyiyumvamo. Hari icyo nkubwira, nufata umwanya ukanyumviriza. Imana iguha umugisha. Igihe Imana ivuze iba ifite icyo ishaka kuvuga, kandi igihe itangiye kuvuga ishaka ko tuyumvira. Charles Stanley atugiriye inama ko dukwiriye buri munsi gushaka umwanya wo kumva Imana kugira ngo tuyoborwe nayo kandi dukore ugushaka kwayo. Muri iki gihe Imana ikomeza gukorana n'abizera. Niba ufite ikibazo cyo kuvugana no kuganira n'Imana Data wo mu ijuru, noneho bisaba Imana, hanyuma wihererane nayo usenge muri aya magambo dusanga muri Zaburi ya 27 umurongo wa 7 kugeza ku wa 11. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka, ntumpishe mu maso yawe. Mu maso hawe ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Ni wowe wakoze, uri umutabazi wanjye. Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye, ntundeke. Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka uzandamira. Uwiteka, ujye unyigisha inzira yawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. Dukora ku mitima y'abo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo. Ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9:00 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi